nka Vampino n'abandi b'abanyarwanda hakaza nanone n'uyu mugabo nyirizina wari uri kugitegura uri ku ruhembe witwa Video usanzwe ari umuyobozi w'ibitaramo waje kuza no kugira ikibazo cy'uburwayi bikaba ari nabyo mu by'ukuri byaje kuza gutuma kino gitaramo gisubikwa cyagombaga kuba kuri 23 uyu munsi ngira ngo ni 24 ya cyari kubera muri Camp Kigali ubwo rero icyo abantu benshi cyane bari kwibaza nabaguza amatike urumva ko nk'amakuru mfite ari amakuru agaragaza ko byibura amatike agera ku bihumbi 3 yari yaguzwe abo rero ni abantu batari bake urumva bafite no kwibaza uko bigomba kugenda urumva vava ubwo deja bavuze impamvu kitazaba samedi urumva papa ararwaye kandi ni ibintu byumvikana nyeka ko no kubaguza amatike namara gukira ameze neza bashaka kongera bagasubika igitaramo none babandi baguza amatike bakazayakoresha ahubwo bashobora kugisubukura yes kugisubukura koza Kinyarwanda bashobora kugisubukura kubyo bazagisubukurira babandi baguza amatike ntabimfa busa bakazayakoresha urumva naga kwenda ari indi statement wenda bazakora kubyerekeye abaguza amatike uko bizagenda ikintu nakunze ni uko bafashe n'umwanya bagashyira hanze statement kuko hari hasigaye iminsi mike kandi ikindi cyari kirimo n'abanzi bakomeye igishubije no kutindi yararwaye mbere ariko bakavuga ati igihe kizagera amere neza ariko wenda basanze turi kwa kane nejo n'umusibejo igitaramo kikabasanga wenda ntagaramera neza bateka tubwira abantu nenda mubonye muri Reyo Day numwe mu bagabo b'abahanga bafite uburyo bazi ibijyanye n'umuziki akaba n'umucuranzi mwiza bashema amafaranga ntago ari ibintu avuga ko amafaranga menshi kuko kuzana abahanzi barimo n'abo ba Uganda kandi wanareba line up ihari kuri aba bahanzi bo mu Rwanda bose n'abahagaze neza ikindi nuko cyari igitaramo kigiye guha abantu ibyishimo kandi ku mafaranga makeya cyari kigiye gutuma abantu bagira ibyishimo hari abantu tuzi bafite uburyo bakunda ibitaramo isama nabigomba kubaryohera ariko kubera ikibazo cy'ubushobozi aho bitaramo kuri ubu ngubu usanga wenda icyamba cyegereye ku 10 cyangwa 5 ariko abo bari bashyize hasi ibiciro ku buryo bahumure I think ko bazabaha igisubizo kizima ku buryo amatike batazapfa ubusa cyangwa bagahomba nabanza mere neza umuntu wishyuye amafaranga ye kuva ku 1500 ashobora kuba yateza ikibazo kuruta wishyuye 5 utamuhaye amakuru neza baraza kuyaba utasobanuye neza uko bimeze ku buryo byaza kugira imbaraga zitameze neza wenda nk'ubutaha ugasanga ku yindi nshuro ibitaramo nk'ibi ngibi ntago bibaye byiza ariko ubwo bagerageje kubisobanura n'abantu baze kuza kubyumva baha umwanya babyumve kuko sukubanga ahubwo nuko haba habayemo ikibazo kandi kinakomeye kikaza no ku munota wa nyuma no buzima burya nibwo bwibanze no kugira zese babatarame kandi atameze neza yabanza kamera neza yaba amatike bo bazare ukuntu babigira birababaje gato ariko nugukomera kuko ubu ntekereza ko nabo bibateye akandi kantu katameze neza abantu bari bageze mu minota ya nyuma kuri concert kandi babaguzaga amatike n'abantu baguza amatike abantu 3 baguza amatike ntago ari bake hari n'abaturutse mu ntara gati weekend hari n'abandi bantu bari bamaze kugira gahunda yo kuza yes ariko nyine uburwayi se nta uzi ikintu kisa nkaho kibabaje nuko hari n'abahanzi bakomeye bari bamaze kuza hari nk'umuhanzi yitwa Tabo azwi cyane muri uyu muziki akaba akomoka muri Afrika y'Epfo n'umuraperi we yari yamaze no kugera ikigaraje kwitabira kino gitaramo cyagomba kuba kwa 5 urumva rero nabyo bizanye utundi tuntu tutameze neza ariko nanone hari ikintu kibuka butagira ikigizemo so nabo rero baba abantu ahubwo wenda bashaka ukuntu igisubizo cyaboneka hasi cyaboneka gute umuntu arwaye oya igisubizo cyawe kiraboneka kandi baraza kubabwira ariko nabo bumve ko nyine ko bitakunze ntabwo byakunze ubwo rero nukubwira baguza amatike cyane cyane batwumva akanya birashoboka ko baba bari na benshi waguza amatike ntaze kuza kugira impungenge rwose ubwo buryo bwo kuza kubafasha kuzajya muri icyo gitaramo burateguwe neza ku buryo mutagiye guhangayikishwa nuko mwaguza amatike wenda ku munota wa nyuma bikaba bigenze gutya hari uburyo muzashumbushwa kongera kubona igitaramo kandi mukabasha no kwitabira bikagenda neza ari muri situation itameze neza kandi umuntu ashobora no
nuko bitashoboka ari mu bitaro ararembye pe nararwaye ntago ameze neza nabo rero baba abantu bumve ko atabikoze abishaka cyashaka kubahombya ahubwo nyine ni uburwayi kandi nawe ni umuntu nabonye udufoto rwose uko yatekereje kuba yagikora icyo gitaramo hano mu Rwanda n'abandi n'ukundi baza gushaka igisubizo kazagenda neza. Harimo abahanzi batandukanye b'abanyarwanda barimo nka Bushari, barimo The Band, barimo Ariel Wise, barimo Kenny Soul n'abandi bahanzi batumiwe bo mu bindi bihugu batandukanye. Nari maze kubwira mu kanya gato waturutse muri South Africa, nigeze kubwira kuri Vampino wo muri Uganda. Byari kuba ari ibicika ariko nanone ntabwo igihe kirangiye ahubwo ni igitaramo kigomba kuzasubukurwa, nuko tuba twifuza ko abo baguze amatike bataza kubigiraho ikibazo cyane. Umuvandimwe nawe ntago bimworoheye, urumva ko ari byo byatumye iyi concert isubikwa ku munota wa nyuma. Abanyamusanze abatuye i Musanze ngo biteze inyungu ku muhango kwita izina abana b'ingagi. Abaturage, abikorera ndetse n'abafatanyabikorwa batandukanye bavuga ko ngo biteze kungukira cyane mu minsi idasanzwe, ku munsi udasanzwe w'ubukerarugendo ubwo azaba umunsi wo kwita izina abana b'ingagi. Murabizi ko kwita izina abana b'ingagi ku nshuro 20 hazitwa abana 40 biteganyijwe kuba tariki 5 Nzeri y'umwaka turimo hariya Kinigi mu karere ka Musanze. Rero abanyabukorikori, abantu nyine abacuruzi bose mu mujyi wa Musanze baravuga ko biteguye neza cyane vava kumurika ibihangano byabo byiganjemo ibikoresho by'ubugeni, imyambaro gakondo n'ibikoresho bigaragaza nyine umuco nyarwanda. Kandi hari ahantu rwose birahari, niyo usuye ahantu urabibona, uduseke, ukuntu babumba utuntu ukabona nyine nko mu ishusho y'ingagi, utuntu twinshi nyine tumeze neza. So kandi abakerarugendo nibaza urumva nabo bagomba kwigaragaza kameme. Okay. Dushakire uzajyayo ntabwo baragutumira umuntu yabonye uko ajyayo byashoboka, ariko nanone akazi nabyo bari ibindi no banagutumira sikushi icyamamare invitation ona bagutumiye rwose kaguha invitation urayishaka ndi kuvuga wowe bakaza ntabwo invitation yaho ikibazo rwose byo ndi kuvuga uriko byumva ntabwo uriko byumva nabyumvise. Reka dukomeze ntabyo ntabwo byumvise bakuru nyine batumira byamamare biza nawe rero bakaza kugutumira icyo gihe ntabwo kiragera cyamamare ntabwo kiragera rwose. Tugiye kuwitwa Lil Wayne, dushakire wenda n'agafoto kuwitwa Fallen William, kuko ndabona abangaba bari mu baraperi ngo bashaka kuba bahagaze neza mu bijyanye n'imideli kuri ubu ngubu. Ari inkuru mbona igaruka cyane ku bantu b'abaraperi, ku bantu b'abarapper. Ntabwo dukunze kuvuga ku mideli, ariko ndabona nk'uwitwa KDB, witwa Kanye West, witwa Lil Wayne, abangaba bari mu baraperi bagera kuri 20 ngo bahiga abandi rwose mu bijyanye n'imideli. Ariko nko ku mwanya wa mbere hari abantu batiburira, ngira ngo hari nk'uwitwa Fallen William. Uyu nguyu ni umunyamideli ukomeye cyane, yagiye akora ahanga imideli cyane muri za nzu tuzi zikomeye nka za Louis Vuitton, niba mbyibuka neza. Iyo witegereje rero ubona uwitwa Fallen William ari kuri urutonde kandi akaza mu bahagaze neza cyane, kuko ibigo afite mu guhanga imideli ni nabyo bituma ashobora kuza kuri uyu mwanya wa mbere. Uyu rero akaba ari ikimenya bose cy'imyambarire idasanzwe. Ku myaka umuntu yavuga kuva nko mu myaka 20 ishize kugeza ubu ngubu, uyu Fallen William yateje imbere imyambarire cyangwa se ikijyanye n'imideli ku buryo bugaragara. Agira uburyo binamuhira kandi anagaragaza ko ari ibintu umuntu ashobora gukuramo agatubutse. Duhereye ku makuru nari nguhaye y'uburyo yagiye aba umuhanga mideli
muri za nzu tuzi zihambaye cyane. Wava kuri Fallon William ukajya ku muntu witwa Sablock, ndabona nawe ari umwe mu bahagaze neza. Wongo rwose mu mideli ni aherutse gukora Rihanna aherutse kwambara style yari yambaye, aravuga ati ngumba nakoze ibyanjye ngo akiba style yanjye. Nawe ari mu bantu rwose baba fashionist. Ngira ngo no fashion killer. Mu bitangazamakuru bigaruka cyane ku bamodo cyangwa ku mideli, binakwereka ko uyu Sablock yagize impact ikomeye cyane ku myambarire y'urubyiruko, aho bagaragaza ko abenshi cyane bamufatiraho icyerekezo cyangwa akarorero ku kijyanye no kwambara cyane urubyiruko rwa none cyangwa rw'uyu munota. Akaba rero ari ku mwanya wa kabiri muri aba rapper bagaragara neza ku kijyanye n'imideli. Akaba asanzwe ari n'umufasha wa Fint cyangwa wa Rihanna, umwe mu bahanzikazi bubashywe banakunzwe cyane kuri iyi si y'abazima. Biravuga ko ngo ngura umwana wa gatatu ngo ashaka ko ari umukobwa. Abaye umukobwa ariko ameze neza. Ameze neza byataye. Ameze neza cyane. Ndabikwifurije nawe. Nanjye ndabikwifurije pe. Asante. Bizamere neza. Oya bizamera neza. Bizagenda neza. Kuko twebwe urumva bizaba tudahubutse, ngo twaritonze n'agafaranga karaje. Sufata se ntawamenya kubitse no bizagenda neza. ntawamenya, reka tubitege amaso, ariko birashoboka ko byazagenda neza. Iyi weekend rero irimo ibirori byinshi ku buryo hari aho nawe ushobora kuba wasimbukira bikakorohereza. Hari umukino w'iteramakofe mbona nawe uzaba muri uyu mujyi wa Kigali, ubwo ni kwa gatanu. Abashobora kuzagira uko bajya kwidagadura muri ubwo buryo nabo bafite uko gahunda zabo zimeze neza. Hari ibirori byinshi cyane ku buryo kwicara udafite ahantu ujya waba udakunda imyidagaduro, kandi waba wanahombye. Ariko nanone udafite kujyayo ubwo nyine wakwiryamira. Ubwanjye nakiryamira. Wakwiryamira. Hari abana bato cyane ndi gukomeza kubona ntewe ishema nabo muri Morix Kids. Aba ni abajyambere tuzi. Urabona ko muri Uganda tujya tubona Ghetto Kids, ahandi henshi ukabona abana bato bagerageje kwihuza kugira ngo bakuze impano. Hano rero hari abajyambere rwose nabo b'Ikigali tubyina, umve ngo turimo turabahiga si hejuru, ariko nitubafatisha abantu bazabona twaganiye nabo. Ubu noneho babyina neza nyine. bari mu rugendo rwo kuzenguruka ibihugu bitandukanye birimo nka Amerika, aho bafite ibitaramo binyuranye birimo icyo bateguye mbona gitegeranyijwe kuba ku wa gatanu. Kuri uyu wa gatanu njyewe rero kuko umwe mu bafasha aba bajene ndamukurikira umunota ku wundi, bajya guhaguruka mba mbibona, bagezeyo mba mbibona, biragaragaza ko rwose bafite ishyaka rikomeye kandi biri gukunda. Nashimye cyane igitekerezo yagize, kandi ko akomeza gushyiramo imbaraga. Ubona hari n'abandi bakomeza kumuha ubwo bushobozi. Aba bana bakomerezaho, abantu babahe n'umwanya. Ni impano zigendera mugani w'abantu kandi nziza. Nabonye ukuntu ababyeyi babo babaherekeje. Mu minsi iri imbere bazavamo abantu bakomeye. Bakomeye. Twabonye Vava ifite impano runaka ukabyaza umusaruro ishaka kugutunga. Nabonye dore ko tunafite amahirwe, hari ikigo cyigisha gifasha abana kuzamura impano zitandukanye, haba kuririmba, kubyina, gucuranga n'ibindi. Rero kwa peti baracyari bato ibyo n'utwana pe. Nabonye ukuntu ababyeyi babo babashyigikiye, nabyo bintera ishema, mbona binejeje cyane. Ubu rero mu by'ukuri bari kuzenguruka ibihugu hirya no hino.
ntekereza ko biza kubasigira ikintu gikomeye harimo icyambere gutinyuka ku mwana ungana nka gutya cyangwa uri mu kiriya kigero gutangira gusohoka ajya kwerekana ibyo afite ibyo ashoboye ni ishema rikomeye n'ikindi ni competition dukeneye n'abandi kuko tumaze tumenyere abo kuri abo kwa Sheri Silva aba nabo rero nabo babone platform bibe byiza ashobora no kuzana abandi ntihagire abatinya ngo ni competition turi kuvuga haze n'abandi ishobora no kuzatuma bose bihuza noneho bagakora n'ikindi kintu cya danje byiza cyane kabisa byabyara n'ibindi tujye Uganda ho gato yitwa Spice Diana uyu nguyu bwarari mu kiganiro hari n'itangazamakuru bamubajije se Diana wowe ushobora gukoresha ikibuno ibizwi nka BBL kwibagisha ikibuno nyine bakacyongera kuko arashize iminsi urabizi ko Shiba yaragarutse ariko yarabyibushye rero hari foto no hari video ako yabyibushye atera neza yatare hari video yagiye hanze yambaye ikanzu sinzi ibintu yaragiyemo muri gahunda ze by'akazi nyine n'umuziki n'iki bikagaragaza nkaho nawe bivuga yuko ari mu bantu bashobora kuba bari bagishije ikibuno abandi akavuga se Shiba ko tubona bitaringaniye Shiba ngo yakoreye hehe Shiba kwibagisha bakwibagisha nawe baramubaza se wowe Spice Diana ushobora kwibagisha nawe ikibuno undi ati never uko nteye birabaye nguko ubona ariko ko hari impinduka uko agaragara byanga bikunda umuntu ukibaruka hari uburyo nyine umuntu ukibaruka yego ariko iyo video tudaza kukagushakira wabonaga ko rwose bitanga na vava wabona bimwe byahengamye ariko ntawamenya ubwo ni umubiri we rero ngo Spice Diana yavuze ko rwose we ngo yishimiye ku mubiri we uko ateye ko ntabwo azigera rwose afata uwo murongo wo kujya kwibagisha ikibuno ubu rero waryama neza uhisemo kuryama kuri Rwanda Form iyi ni matera y'umwimerere kandi ishobora kuramba twaze tukubwira ko kubagize amahirwe bagasimbukira muri Expo bagize uburyo baza kuza kuyibona kandi bakanakurirwaho amafaranga cyangwa se bagashyirirwaho igabanyirizwa bafite matera ukwiye guhitamo kandi ukwiye kugira amahitamo kuko ubunararibonye bwabo ku myaka irenga 42 bakorera mu Rwanda kandi baryamisha neza abanyarwanda ibyo ni by'agaciro ubu bafite yitwa Furaha matera iyi nayo yakorohera kandi ikagufasha niba ubyifuza hari uburyo buhari bwagufasha kuyibona ikindi ni uko niba hari ingano ya matera ushaka mu buryo bwose haba irenze kuri kabiri cyangwa se iri munsi yayo bitewe n'ingano ushaka n'ubushobozi bwawe byose baraza kuza kubigufashamo uraza rero kubavugisha cyangwa se ubahamagare unyuze kuri 0788300218 bagufashe mu buryo bukoroheye kugira ngo ubashe kubona iyi matera hanyuma tashakunze kubabwira cyane n'akandi gakoresho bafite kandi matera ikenera kitwa Kami kagufasha ku buryo matera yawe itaza kuza kuba yagira ikibazo mu gihe hari ibiyimenetseho cyangwa se mu gihe ugize impanuka ikaba yamenekaho ibyo ari byo byose ako gakoresho gatuma ikomeza kuba Rwanda Form kandi gakomeza kugira umwimerere kagure rero wumva ko Imana igira neza tukiri kuri Spice Diana yanavuze ko we umurebye Diana nta tatu afite kuri we nta nubwo yipfume ngo ahantu hose kuko avuga ko atinya ibintu byamubaza ku mubiri we rero kujya kwibagisha ashaka kutabikora birashoboka ko atabikora hagati aho witwa Dr. Nsab hanzi mu buryo bwagutse cyane kandi ukomeje kugaragaza ko impano ye itari limite cyangwa se itazingiye ku kintu kimwe gusa ahubwo ikomeza kugenda ikura kandi ikurira mu byo n'ubundi yasanzwe bamo abantu rero nibwo bari kugenda bakomeza kubona wenda ubudasa n'umwihariko we ariko buriya ni ibintu yamye afite kuko niba ubyibuka neza ubu icyo yamaze kwinjiramo kindi ni
nibijyanye ibisigo aho nabonye yanihuje n'uwitwa yitwa nde n'umukobwa mbona bahuje imbaraga hari igisigo wese gushyira hanze yitwa Murekatete mbona bahuje imbaraga bakora igisigo kandi cyiza bise urubatse ni igisigo wumva kirimo n'ubutumwa bunakomeye kandi buremereye. Narindi kugaruka cyane ku mpano uyu mugabo afite mu kiganiro twagiranye ngira ngo oya mbere abantu batangira kumenya Nsabineza uwari we mbese atangiye gukora ibi by'urwenya kandi bitangiye kumuhira ngira ngo turi mu ba mbere bamwakiriye. Yatubwiye ko n'undi akiri ku ishuri yarasanzwe akora ibijyanye n'ubugeni afite ubuhanzi muri we buri kumusunika gukora ayo makinamico gukora imivugo gukora ibisigo ni ibintu yarasanzwe akora nabifatanya na mugenzi witwa Bijiyo bijya ariko nyine ntibagire audience cyangwa se uburyo bwo guhita bagaragaza ibyo bafite yego uburyo bwo kubigaragaza haje rero imbuga nkoranyambaga ziza kuborohereza kuko bari basanzwe babikina ku ishuri ziza kuborohereza baravuga bati katugerageze gushaka uko twabyaza umusaruro ya mahirwe dufite n'impano dufite bahera muri comedy ariko buri yafite n'ibindi byinshi ngira ngo mu minsi yashyize hanze n'igihangano ari kumwe na Ezra indirimbo nziza cyane yo kuramya no guhimbaza Imana. Umuziki nawo ni ikindi kintu afitemo impano kandi mu buryo buhambaye hanyuma wagera ku bisigo wagera ku kijyanye n'ubwanditsi n'umuntu wakurira ingofero rwose n'umuntu wahamanutse yarisobanukiwe ndavuga ku mpano afite akagerageza zose nyine kugenda zinjiramo anazibyaza umusaruro biva ku ikintu cyo n'igihe cyiza cyo kutwereka ibindi ashoboye kandi agakomerezaho. Ikindi cyiza ni uko binagaragara ko biragaragara neza ko mu by'ukuri bya bindi afite kubibyaza umusaruro hari ikintu kiri kuvamo. Ubu mu makuru mfite ni uko amaze kugira bizinesi zirenga ebyiri kandi yikorera aze ku giti cye hanyuma ukongeraho n'imishinga afite irimo gukomeza kwagura ibijyanye n'amakinamico na filime asanzwe akora. Ibyo ni ibikwereka ko ibyo afite ari kubibyaza umusaruro hanyuma akagenda yagura n'ibikorwa akagenda yagura iyo mishinga. Musanze afite kimwe kikubyarira ikindi Musanze afite shop hehe i Kigali hano muri Mika afite shop y'imyenda. Musanze afite amarangi shop iduka ry'amarangi akagira umwanya wo kujya kuba muri harya n'indamutsa niki muri riya torero rijyanye n'amakinamico kuri Radio Rwanda akahava akagira n'umuntu uzi neza sector arimo kandi uri kwibyaza umusaruro twabyita gutyo hari niko bita no mu multitask nagaye tutravo mu tutravo ariko ni byiza kuko nubwo bavuga ngo gushyira amagi yawe yose mu kinuza kimwe n'iki ariko uragerageza kameneka cyawe bigahukunda ngira ngo ni urugero ntanze binasobanutse ariko nyine ufata risk nka gutya ari hariya ari muri ibi ngibi ariko bikagenda bikora ugenda ubyagura gake gake ariko nanone sinzi niba bibaye byinshi byitakurusha imbaraga mago bite byaciyemo ikintu gihari ibyo byo gusambira yose ukabura na rimwe rizera no risk urayifata ni ya fonction y'imyaka urimo iyo abantu bakuze baba baramaje kumesa kamwe iyo wakuze cyangwa ugeze imyaka runaka uhitamo ariko buriya amahirwe rero afite nayakoresha muri ubwo buryo bwa multitask ariko vuba akaza no kugira amahitamo bizatuma noneho za mbaraga zikura henshi ariko noneho haze no kugira icyo yitaho cyane cyamufasha kurushaho kwiyubaka no kugera ku ntsinzi mu buryo bunoze kandi bunarambye. ni umupapa w'umuhanga. Hagati aho abantu baze kuri cano baze ari benshi cyane mfite akabazo nifuza kubabaza. Hari story nabonye ahantu ni muri Ghana niba nibuka neza bari kubaza abantu se